ikaze ku ijambo ry'umwimerere mbahaye ikaze karibu nanone ikaze muri isanga ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ngasubiza ikibazo kimaze iminsi gicicikana hirya no hino, ariko reka manze mbaramutse. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Veyaakov maze anachnu cholochim lohot hayom. Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Ese uyu munsi niki tugiye kureba? Tugiye gusubiza ikibazo kimaze iminsi kirantu hose abantu bibaza, ese agahugu gato nk'Ububiligi kabonerana u Rwanda gute? Icyo ni ikibazo nzi ko abantu benshi bibaza. Banza ukandeho kuri like kugira ngo iyi message ikwire abantu bose. Iyo ugize like nibwo bizamuka abiyandikishije, ndabashimiye. Kandi namwe muri bashyashya, muje hano muri bashyashya, mwiyandikishe kugira ngo njye mbagezaho ukuri mutumva ahantu hose cyangwa se ukuri mwahishwe. Nongere mbibutse rero ko bashyashya cyane cyane ko nanditse ibitabo. Icya Ukraine nacyanditse mu mwaka wa 2010, buke biraba mu mwaka wa 2022 irantambara iraba, ariko ibyo ntabwo bingira umuhanuzi nko bivuga iteka. Mbangira ngo mbibibutse uyu munsi rero nkaba ngiye kuvuga kuri iki nanditse ku Rwanda, uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi. Mbere rero yo gusubiza icyo kibazo, impamvu Ububiligi bwifatira ku gahanga u Rwanda, reka manze nanjye nkwibutse nkubwire ikintu naraye ntekereje kuri iki gitabo, numva nanjye birandenze. Urabona hano nashyize amadarapo abiri, irya Amerika n'iry'Ubufaransa. Ariko uko mbyibuka nabizi neza, abazungu bagize u Rwanda ikiraro. Wibuke ko kino kiraro nashyizemo hano nakubwiye ko u Rwanda rumeze nk'ikiraro cyagiye gicika kubera ibibazo byabaye 59, 73 kuzamuka kugeza 94. U Rwanda rwabaye nk'ikiraro cyagiye gicika. Urabona nandika iki gitabo ngewe nabitwaye muri ubu buryo, kuva ibumoso njya iburyo. Urabona imyaka 1800 kuzamuka 59, 73, 94, ikiraro cy'u Rwanda cyagiye gicika. Nimugoroba rero nibwo nibajije ndavuga nti kuki nta darapo ry'Ububiligi ririho, kandi Ububiligi ariko bushyirwa mu majwi cyane, kandi bwo buri guteza ikibazo u Rwanda. Kumbi Ububiligi nyine mu maso y'abazungu ntabwo gatoya, ariko atari mu maso y'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo Abanyamerika n'Abafaransa bagize u Rwanda ikiraro, dusubiye noneho tuva iburyo tujya ibumoso, nicyo kiraro bambukiyeho kugira ngo bajye muri Kongo. Urabona noneho twebwe ikiraro cyaracitse uko imyaka yagiye izamuka, ariko dusubiye inyuma tujya muri Kongo. Ni ukuvuga ngo abazungu, Abanyamerika n'Abafaransa bagize u Rwanda ikiraro, barwambukiraho bajya muri Kongo. Ariyo mpamvu aya mabendera nanjye nayashyizeho ntazi aho bivuye. Urabona iyo Imana iguhaye ibintu ubisobanukirwa uko ugenda ubona ukuri, n'ibihe uko ugenda bisimburana niko ugenda bisobanukirwa. Yes, aya mabendera nashyize hano ko Abanyamerika n'Abafaransa u Rwanda bazarwambukiraho bakajya muri Kongo, ariko nanjye ntarasobanukirwa neza impamvu aya mabendera ariho. Uko ibihe bigenda rero bishira, urabona imyaka irashize ari ngahe 30, nibwo bitangiye kugaragara ko u Rwanda ari rwambukiyeho. Uyu munsi bakaba baje muri Kongo, Abanyamerika n'Abafaransa nibo babyishe inyuma, Ububiligi bakabukoresha nk'agahugu gato nyine baba baha misiyo zo gukora amabi yose, cyane cyane iyo bigeze ku Rwanda, Kongo n'u Burundi. Mu gitondo rero nibajije ndavuga nti ambasade ni iki? Ambasade mu maso yawe uko wayisobanura ngo ibihagarariye igihugu mu kindi gihugu. Njyewe ambasade uyu munsi kubyo neretswe, ambasade nayifata nk'inzu y'ubugome igihugu runaka gikorera mu kindi gihugu iyo nzu ibirimo. Kandi gusubiramo, ambasade ni inzu icurwamo y'ubugome y'igihugu runaka mu kindi gihugu, none bakaba bashinzwe kugira ute kuneka n'amabi yose agakorerwa muri iyo nzu, kubera ko nta muntu ushobora gupfa kugera muri iyo nzu kuko biba bimeze nk'ari igihugu kiri mu kindi. Ni inzu rero ikorerwamo amabi, kubera ikintu byise ko ari inzu ikorerwamo amabi. Ni ukuvuga ngo ntugire ngo Ububiligi bagurutse nka gutya ngo bihite bwifatira ku gahanga u Rwanda gusa. Ziriya ambasade zabo ziba ziri hariya zikusanya, kandi n'ambasade z'ibindi bihugu n'iza Afurika, Uburayi, Amerika, Uburusiya, tuzi amabakorwa mu ambasade. Urugero wafata rworoshye ni urwa Kashogi.
uriya munyamakuru bishe bakamwicira muri Turukiya byagenze gute? Ntiyiciwe muri ambasade. Niyo mpamvu rero ambasade ari inzu ishinzwe gukora amabi ikayakorera mu kindi gihugu irimo kugira ngo ishimishe ubutegetsi n'ubuyobozi bw'icyo gihugu ihagarariye. Niko bimeze n'Ababiligi rero n'Abazungu nabo ibyo ntabwo byabitanzwe. Ariyo mpamvu ziri ambasade zose hari umunsi wenda wa kabiri cyangwa wa gatatu bitewe n'iminsi bagennye ngo hari igihe bagira marée diplomatique. Iyo marée diplomatique izamo ibiki? Ibyo nabimenye ahantu ambasade imwe nanagiyemo gutya numva ngo abantu nari mpazi bakajya bambwira ngo ubu nta muntu twinjiza hagiye kuza marée diplomatique. Na ambasade imwe najya njyamo cyane nari nzimo abantu ndabimenya nyine bikajya bize bikahansanga uwo munsi iyo yabaga yaje marée diplomatique nta winyagamburaga ibintu byose byarahagarara. Izo marée rero zazagamo ibiki? Ni ibintu nawe wahira ikibazo ibyo ntabwo mbizi ntabwo namenye. Kuki rero Ububirigi agaho gato nk'Ububirigi kifatira u Rwanda ku gahanga kagafata u Rwanda kakazunguza kagakubita hasi isi yose gakangana abanyarwanda bakangana aho bari hose, ahubwo noneho bigahita bibyutsa n'akabuze za 59 73 94 cyane cyane byose bigahita bibyuka. Kenyera umukandara nkubwira impamvu kuko ni ikibazo mbona abantu benshi batumva hirya no hino bibaza bakagitindaho kandi koko gifite ishingiro tugomba gusubiza uyu munsi. Nta yindi mpamvu Ububirigi bwifata u Rwanda ku gahanga nuko Ububirigi buzi neza ko iyo buvuze u Rwanda buba budiringa n'umuntu umwe. Ni umuntu umwe niko baba babizi, system yose baba yizi ko ishingiye ku muntu umwe. Nuvuga muri ubwo buryo ntabwo baha agaciro abaturage b'Abanyarwanda ahubwo badiringa n'uwo muntu umwe gusa kubera wenda diri bafitanye cyangwa se amakuru bafite kuri uwo muntu. Perezida w'igihugu niwe bafitiyeho amakuru bavuga bati uyu ni umuntu umwe agaragara buri wose muri Afurika tuzi ukuntu bikora. Afurika ubutegetsi bwinshi bushingiye ku muntu umwe, akaba ariyo mpamvu Ababiligi bari kwifatira u Rwanda ku gahanga abantu ntibasobanukirwe n'ubumva ibyo ari byo. Yes, ugiye ukareba igihugu ku gihugu amamiliyoni n'amamiliyoni ari mu Rwanda, abantu bari mu Rwanda, Ababiligi ntibagatinyuka kugira ijambo bavuga kubera n'ibyabaye muri jenoside bagizemo uruhare rukomeye cyane. Uko ijuru ryageje mu Rwanda 1994 jenoside yakorewe Abatutsi, Ababiligi baramutse bazi uruhare bagizemo, ibyo bateje, amoko bashyize mu marangamuntu kugira ngo abantu bamarane, ntago baba bafatiye mbere ngo bari imbere muri urugamba n'inkundura yo kurwanya u Rwanda. Kubera iki? Nuko muri bo iwabo bazi ko ubutegetsi bwabo bwubakiye kuri system y'abaturage, ariyo mpamvu ubona habaho n'impande ebyeshatu zihanganye zijya kungana. Noneho iyo 45% batemera ibintu, 55 cyangwa 54 nabo bemera ibindi, noneho barabalansa, bamara kubalansa bakareba ko nubwo dufite majorite ariko nabane nabo hari ubwo bashobora kuba bafite ukuri, akaba ariyo mpamvu nk'ibintu by'intambara cyangwa ibibazo bashaka kwiteramo bihagarara. Ariko muri Afurika baba bazi ko igihugu gihagarariye ku muntu umwe kandi kiyobowe n'umuntu umwe, noneho akaba ariyo mpamvu iyo batesha agaciro, buriya ntabwo batesha agaciro igihugu cyose, baba badiringa n'umuntu uyu umwe. Akaba ariyo mpamvu biborohera kuko mu maso yabo baba baseka, ahubwo baba baseka cyane kuko iyo bakoze nk'ibintu nka biriya bakareba u Rwanda ukuntu rutarusimbuka, abantu mu Banyarwanda twese tugasimbuka hirya no hino Ububirigi, how dare you? Ububirigi ni gute ibintu mwabitinyuka n'ibintu mwagizemo uruhare 94? Bo baba baseka cyane kuko baba bavuga bati uwo tudiringa nawe turamuzi, ni Abanyarwanda byo musakuza, turabizi ko mwese muri munsi y'umutaka, twe tugomba kujya hejuru y'uwo mutaka, noneho sasa tukabayobora tukabakora icyo dushatse. Niyo mpamvu Ababiligi bari kwifatira u Rwanda ku gahanga, abantu bose tukibaza ati bigenze gute Ububirigi bugarutse gute? Nabitekerejeho nanjye, nabonye biri kugenda bisishikana hirya no hino, nanjye ndavuga umwanya, ariko wafite umwanya nkabitekerezaho nkabona impamvu Ababiligi bari kutugira agafu k'imvugo rimwe. Ni ukubera iki? Kumbi nuko baba bazi ko igihugu nk'u Rwanda, ibihugu byacu biri muri Afurika byose biba bishingiye ku muntu umwe. Iyo dufata umuntu umwe rero akaba ari noneho dushyiraho ingufu zose, Abanyarwanda tutabitayeho, niko tuzabashobora. Niyo mpamvu rero n'ubu ngubu niba babyibazaga, ngira ngo umenye impamvu Ababiligi bari kwifatira u Rwanda ku gahanga, nuko baba bazi ko bari kudiringa n'umuntu umwe.
urumva rero niba umuntu akubona gutyo nta hantu muzahurira, kuko bo bakoresha izo nzego zabo, system zabo, bakamakinga sure bakumva neza ko umuturage wabo nubwo bakora ibintu wenda bakabiryamira, ariko byibuze bumvisha ibitekerezo by'abaturage babo, noneho bakayungurura noneho bakabiha undi mujyo uko bashaka, ariko bamanje kumva ibitekerezo by'abaturage. Ntabwo rero wambwira ngo ubuyobozi bukora gutyo n'ubundi buyobozi buyobowe n'umuntu umwe ari ufata ibitekerezo byose n'ibyemezo byose by'igihugu ngo ubagereranye. Niyo mpamvu ubona tukiri inyuma, ayo mpamvu tugomba kuza kuri ya kode imwe, twese tukabyumva kimwe, noneho abazungu nabo baza bagasanga n'urutare haradadiye. Ariko niba baje kudiringa n'umuntu umwe nyine, niyo mpamvu mubona ibyo mubonye mukibaza tubigenze gute. Nta yindi mpamvu. Icyo rero ni igisubizo nagira ngo ntange ku mpamvu abantu bari kwibaza impamvu agahugu gato nk'Ububiligi kifata u Rwanda ku gahanga, ni uko kazi neza ko kaba kadiringa n'umuntu umwe aho kudiringa n'igihugu cyose. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, toda raba, tov meyod.